Benoît Uwimana ndabashuhuje nagira ngo mbahe ikaze muri iki kiganiro mubishoboye kandi mwakwibwira abazumva iki kiganiro umwanya n'uwanyu. Murakoze bwana Aimable Karirima kora iki kiganiro. Nitwa Uwimana Benoît, nkaba ndi umunyapolitiki warizwa hano mu Bubiligi, nkaba narabarizwaga mu ishyaka Ishema, none ubu nkaba mbarizwa mu ishyaka PSD, ishyaka rihananira demokarasi n'imibereho myiza y'abanyarwanda. Mwatubwira uko kuhindagura amashyaka uko mwabitekereje? Ntabwo navuga ko ari guhindagura amashyaka cyane kubera ko niryo ryonyine mpinduye, ubwo rero ntabwo ari ibintu bikabije cyane kandi ni ibintu bisanzwe. Nta nubwo ari umuntu wanjye wa mbere, ntabwo ndi umuntu wa mbere uvuye mu ishyaka Ishema. Ubwo rero narabitekereje igihe kinini cyane kandi nafashe icyemezo ku bushake bwanjye bitewe nuko nabayeho mu iryo shyaka Ishema. Muravuze muti mwafashe icyemezo cyo guhindura iryo shyaka, icyo cyemezo cyaje gite kubera izihe mpamvu? Icyemezo nagifashe ku bushake bwanjye bitewe nuko ntari nishimiye ishyaka nari ndimo ryitwa Ishema. Ubwo rero nari narabibayemo iminsi myinshi itari mikeya, nagiye muri kongere yaryo ya mbere. Ubwo rero ni ahantu nari maze kumenyera cyane, nkonana n'abantu baho cyane, tugafatanya mu bintu byinshi cyane binyuranye, nabo barabizi. Ariko nyuma naje kureba nsanga imyumvire yabo, imitekerereze yabo, ibintu bavugaga, amasezerano, ibintu basezeranyaga abanyarwanda, nsanga bitandukanye cyane, amagambo atandukanye n'ibikorwa. Mfata umwanya wo kubitekerezaho, ntekereza ku gihugu, ntekereza ku bintu abanyarwanda babayemo, ntekereza kugeza aho u Rwanda rugeze ubu ngubu. Ndavuga ni rwose gufasha abanyarwanda ni ngombwa, nta mpamvu yo kwirirwa uhanganye n'ubuyobozi kandi ubuyobozi buriho. Ubuyobozi n'Imana ibushyiraho, abaturage bakabutora. Icyo gihe ubwo buyobozi niba buriho, abandi bantu bose bagomba kubwubaha, babishaka batabishaka, ahubwo bagafata ubushake bwo kugira ngo n'icyemezo cyo kujya gufatanya n'abandi. Kandi mu Rwanda rwose mbona barabigezeho, kuko amashyaka ari yose akorera mu bufatanyabikorwa kandi nta kibazo na kimwe kugeza ubu baragirana. Uyu munsi niki wabwira urubyiruko ruzakumva ku byerekeranye n'imiyoborere y'u Rwanda, naho u Rwanda ruvuye naho rugeze, nk'amwe mu gukurikiranira hafi ibibera mu gihugu muri politiki? Nkunda kuvuga ngo iyo umuntu arengeje imyaka 18 ubuzima bwe buba buri mu biganza bye. Ntabwo buba buva ku babyeyi, ntibuba buva ku nshuti, ntibuba buva ku muntu uwo ari we wese. Abo ni abantu babereyeho kugira ngo bakugire inama, ariko ntabwo babereyeho kugira ngo bafate icyemezo mu mwanya wawe. Ubwo rero urubyiruko narwo ikintu narugira, araba urubyiruko rwinshi ruri hanze, rwarangije amashuri, rwiga, ruri aho ngaho, ari urufite akazi, ari urutagafite. Ariko ngiye narugira inama rwose yo kutibagirwa igihugu cyabo, gutekereza ku gihugu cyabo, bakirinda ibitekerezo by'abantu bashobora kubashuka bababwira ngo mu Rwanda ngo ntabwo ari heza, ngo mu Rwanda ni habi, kandi ari igihugu cyababyaye. Icyo gihe rero bagomba gufata icyemezo cyo kujya kuhasura, bakareba realite, d'abord bakareba realite, bakirinda ibintu bumva ku maradiyo amwe n'amwe, bo bakagenda bakirebera. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu bakubwire urengeje imyaka 18 kuki wumva yuko abandi bantu bagomba kujya mu mwanya wawe bakakubwira, wowe kandi ufite amaso mazima, uri umuntu wize, nujye kwirebera. Uyu muyobozi w'Ishema Padiri Thomas, mwatubwiye yuko yavuze yuko azajya guhatana ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda. Ku bijyanye na Padiri Thomas kuri uwo mwanya wo kwiyamamariza Perezida wa Repubulika, yewe rwose mbona nagusubiza mu magambo nk'abiri gusa, kuko ikintu cyitwa ubumenyi n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo kuba ufite ubumenyi ubu n'ubu aribyo bivuga yuko ugomba kuyobora, aricyo kivuga yuko ufite ubushobozi bwo kuba Perezida wa Repubulika. Kuba Perezida wa Repubulika ni ikindi, ni impano, ni ubwenge, ni ubundi bushobozi, nta butandukanye n'ibyo bintu. Ni ukuvuga rero ngo ngewe rwose ntabwo navuga ngo arabufite, kuko nta kuntu ushobora kugenda ngo uvuge ngo ugiye kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika washinze ishyaka uwo munsi, nta naho byabaye. Ngira ngo nta naho ndabisoma muri histoire, ari histoire politique, ari histoire zindi zisanzwe, nabonye ngewe bitashoboka.
ni ibintu bigira procedure ndende cyane, ni ibintu bifata umwanya munini, ni ibintu abantu baharanira kandi bafite motivation. Ndetse motivation, ubabaje motivation bavuga ko ari iyihe? Ikintu kitagira motivation njye mbona nta shingiro kiba gifite. Ntabwo bemera jenoside yakorewe abatutsi, icyo ni kimwe. Iyo nayo ni iyindi sheke yindi ku ruhande, icyo ni ikindi kandi ukurikije u Rwanda rwanyukarwa turi kubivuga n'ubwo u Rwanda rwatushije au fond du puits, on a touché au fond du puits. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwagize ikintu kapitale ku buryo utakigereranya n'izindi mpamvu zindi, no kuvuga ngo umuntu yaguye mu ibarabara arapfa, ngo umuntu yagize accident arapfa, ngo umuntu ngo yagiye kwiba baramwica. Icyo ntabwo babigereranya na jenoside yabaye. Ntabwo hari ibintu, mbese hari ibintu udashobora gukompara. Icyo gihe rero iyo ushakitse gufata kuvuga ngo umuntu ngo yaguye kuri moto cyangwa se ngo imodoka ziragongana ngo umuntu umwe arapfa, mbese ugashaka kuvuga ngo cyangwa umuntu yaguye muri prison cyangwa umuntu yarwaye arapfa, ugashaka kubikompara na jenoside, icyo gihe hari ikintu cy'ubutumva mu mutwe wawe. Icyo rero kugira ngo ubishingireho uvuga ngo ugiye gukora ikintu cyitwa reconciliation, kuri njye numva bitanashoboka, kuko ntabwo uri ability, nta bushobozi mbese ubufitiye muri make, kandi ubushobozi utabwifitemo nyine nteze wabutanga gute kandi utabwifitemo? Ugomba kuba uri reconcilier muri wowe. Nese niba utari reconcilier muri wowe, uzajya kureconcilier abandi muri cadre? Njye mbona ari impossible. Njyewe nemera jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icya mbere ni uko njyewe narabibonye n'amaso yanjye, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, barapfuye kandi barishwe, kandi bishwe ari umupango. Ese ni ibintu byo gusobanura bakwiga mu ishuri. Ni realite, ndi kuvuga realite mu kanya, ni realite no? Nagira ngo mbabaze, mu ishyaka ry'Ishema mwari bangahe? Ese amikoro mwayavanaga hehe? Mu Ishema habaga hari abantu ntabwo ari benshi cyane. Nabwiye ko nagiye muri kongere ya mbere hari harimo abantu vraiment bake batarenze 15. Bakoraga inama y'abantu 50. Hari abazaga tuvuge wenda bavuze bati hagiye kuba mitingi aha naha, hazaga hari n'abaga baje kwirebera ariko batari mu Ishema. Ntabaga bari mu Ishema nabo, nta n'umwe gabaga arimo. Ni abantu wenda bo mu yandi mashyaka ataremererwa mu Rwanda yabaga yaje kwiyumvira ibiganiro bya padiri, uko kumva rokanse imwe nahoze nkubwira, ndi kumva amagambo atandukanye n'ibikorwa, bakaza bagira ngo ni ikindi kintu extraordinaire. Urumva rero byari ibyo ngibyo kwa abantu benshi rero bakaza, ariko ntabwo babaga bari mu Ishema. Ubwo rero naho kuvuga ngo amafaranga bayakuraga he? Amafaranga yo sinzi, ndakeka ko nawe bagira, kubera ko nta mafaranga bagendaga basaba nyine gauche droite, cyangwa ufite ubushobozi akabutanga, nta kindi. Ariko kuvuga ngo fond yo je kora ko nawe bafite, twarabafashaga rimwe na rimwe kugenda bakomanga hirya no hino de gauche droite, ariko ntabwo fond yo ntayo vraiment, ntayo bafite. Umunsi u Rwanda urarubona ute? Ni iki wabwira umunyarwanda uri hano mu Burayi ushaka kumushishikariza gukorera igihugu cye, abakora bakiri bato cyangwa se abakuru bamaze imyaka 22 batagera mu gihugu, cyangwa se bafite izindi mpamvu? Abanyarwanda bari hanze bamaze imyaka myinshi cyane batagera mu Rwanda, nibo natangiriraho rwose. Inama nabagira jewe nukongera bagasubiza amaso inyuma bakareba ahantu banyuze, kubera ko iyo umuntu atazi ahantu yavuye ntashobora kumenya ahantu ajya. Ni ukuvuga rero ngo icyo kintu bagomba kwicara bakagitekerezaho, bamara kugitekerezaho bakagerageza gutera intambwe, bagatera intambwe yo kujya gukorera igihugu cyabo, igihugu cyateye imbere, igihugu gifite ubuyobozi, igihugu amahanga yose arabivuga, ni ibintu byanditse, ni ibintu byemewe, ni ibintu, ntabwo ari ibintu abantu bahimba. Njye rero numva bagerageza, bafite ubushobozi bwo kujya gukora, bakahakorera business, bagasura inshuti, bakahakorera loisir, bakajya kureba igihugu ukuntu kimeze, bakanafatanya n'igihugu kucyubaka. Kubera yuko mu Rwanda ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bajya muri politiki, abantu bagomba kujya muri development, bagacuruza, bagakoresha ubushobozi bwose bafite, barize, bazi ibintu byinshi, bagashinga inganda. Hari abafite ubushobozi bwinshi cyane bari hanze, kandi ugasanga babipfushije ubusa
ni gute ushobora kugira umutima wo kujya gukorera ahandi hantu mu kindi gihugu kandi uzi neza ko igihugu cyawe gihari? Ni iki gihugu kidashobora kugufasha ushaka kugira ngo uze guteza imbere igihugu? Ntabwo bishoboka. uyu munsi muri PSD ni kimwe atubwira ku ishyaka rya PSD twavuze ishema aho muvuye, noneho tuvuge ku ishyaka PSD mwinjiyemo. Uyu munsi ndi muri PSD, nubwo ndi umuntu mushyashya ariko ntabwo ndi umuntu mushyashya mu mutwe, ndi umuntu ufite ibitekerezo, ndi umuntu ukunda kuganira n'abantu cyane bo muri PSD. Ntabwo ari ibintu byizanye gusa ngo bitombe bivuye mu ijuru. Urabizi ko ari ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage. Imigambi rero niyo ngiyo, murabizi ko ni ishyaka mbere na mbere rya kabiri mu gihugu, rero rikaba ari ishyaka rikomeye, ni ishyaka rero kandi ryagize uruhare cyane mu matora y'ubushize. Ubwo rero ndumva imigambi ryari rifite igenda irushaho gutera imbere, ntabwo igenda isubira inyuma. Benoit Uwimana, ndabashimiye kubw'iki kiganiro, mbifurije ibihe byiza. Koze cyane Bwana Karirima Aimable kubw'iki kiganiro tugiranye, kandi Imana ibahe umugisha.